mfite agahinda kenshi ko kutakubona nakwifuje imyaka myinshi. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko namugejejeho ikibazo cyanjye cy'ubukene cyo kugendera mu muhanda ntagira akagare agendaho, nongera no gushimira nyakubahwa umufuti w'u Rwanda watugejeje aho. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko namugejejeho ikibazo cyanjye cy'ubukene cyo kugendera mu muhanda ntagira akagare agendaho, umubiri usigara kuri kaburimbo, none nkaba naribonye. Ubwo mfite icyizere gikomeye cy'uko n'ibindi bizangeraho namusabye. Nongera no gushimira nyakubahwa umufuti w'u Rwanda watugejeje aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari, tukamubona tutajyaga tumubona. Imana imwongerere umugisha n'amahoro kandi muhe ubuyobozi bwiza, azakomeze kutuyobora neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite agahinda kenshi ko kutakubona nakwifuje imyaka myinshi. Mfite imyaka 85. Nitwa Sebazungu Yisa. Dufite agahinda kenshi, abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. Wagira ngo urakambakambye mu muhanda bati turagupakira, bagaterura bakanaga mu modoka. Icyo kintu cyarambabaje cyane, buri gihe kinera agahinda. Ndakuregera n'ubukene, ndakinnye cyane, ndashonje, mererwa nabi buri gihe. Turacyurirwa, turirukanwa, ntiduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government, ukurikirane kesi neza. Imana iguhe umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro ariko abandi bakakatwiba. Twarabaye cyane. Kwanza, okay. Ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru. Nta kosa mfite. Uretse gato, abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugare bagenderamo bubafasha. Impamvu butabageraho ni iki? Ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. Abasigara inyuma basigara bati mwagiye mukurikirana mukamenya, hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha mumenye ubufasha akeneye, hari uburyo bwo kumufasha. Birumvikana ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu, nta kibazo. Menye Doris. Undi we hari ibindi afite bitandukanye, hari n'undi nawe afite ibyo ashaka kuvuga. Nawe ni nk'ibyo. Umudamu we bite? Nawe ni ibyo navugaga ni nk'ako kagare abandi ntibashobora kubona bakabugenderaho. Burahari, hari uburyo bwabyo ariko sinzi impamvu bitagera ku bantu.
mubumve bose mubumve bose hari n'undi wari uje inyuma mubumve ibibazo byabo hari uburyo bwo kubikemura murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika natwe twese twateraniye aha gahunda rero y'ibiganiro nahangaha hari n'abandi bari benshi bari nayo baze murakoze gahunda shyireho uburyo bukurikirana bwumva ikibazo cyari cyo protocol nidufashe iduhere uyu mwana w'umukobwa mikro turafata umwe muri runo ruhande n'umwe muri uru ruhande hano na hariya hejuru turafata umwe protocol nidufashe ibegereze mikro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbena ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane n'ubwa mbere muye namwe amaso ku maso. Naye narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'abayisilamu n'uw'abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi umusaza wanjye ufunzwe afungiwe imageragere yishoye mu biyobyabwenge afite abana bato mama arashaje ntabwo akibashije kubarera ni njyewe ubafasha ariko nanjye aho nkura ni hafi ya ntaho nyine ni gake gake nabasabaga narebye kenshi mutanga imbabazi narebye kenshi muracyazitanga muzahora muzitanga ndamusabira imbabazi ntazongera rwose kubera Imana ibibafashemo mumubabarire aze arera abana be akorera igihugu ntabwo azongera ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba yitwa Nizeyimana Abdul afungiwe imageragere murakoze amaze imyaka 7 afunzwe mudufashije rwose amaze arahanywe rwose byadushimisha cyane murakoze 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa n'ibindi yakoze nta kindi ntiyigeze afungwa nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe ibyo bazabi murakoze cyane nyakubahwa abutabera take note protocol